umuntu nakubwira ngo agiye kuguha akazi uhagurukire muri miliyoni 3 kuko ni Imana ibikoze yakugiriye ku gisasi. Rero uhagurukira mu bintu ariko duhaze Imana icyubahiro. Ngo arangije ngo amufata ukuboko amuhuza na mama we. Hari ibintu ukeneye ko Imana iguhuza nabyo? Hari ibintu wasabye Imana, hari ibintu umaze imyaka myinshi usaba Imana, ukaba wumva Imana yagufata ukuboko. Imana yagufata ukuboko ikagenda ikaguhuza n'umugisha wawe, ikaguhuza n'igishoro cyawe, ikaguhuza n'ubwenge bw'abana bawe, ikaguhuza n'inzu yawe, banumva ibintu ariko ma Haleluya. Ariko wampobeye papa, mpobera neza. Ikintu igiye gukora igiye kubakenyuruza ibambura ubutware, ibambura ubushobozi, ibambura imbaraga, ibambure. Haleluya. Turabasuje mu izina rya Yesu. Dushimiye Imana ko tubonetse mu nzu yayo. Imana ikaba yabyemeye, Imana ihabwa icyubahiro. Kandi dushimiye kubw'ubuyobozi bw'iyi ministeri bwadutekerejeho kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha, namwe mwese Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasanga mu gitabo cya Yesaya 45, turahera ku murongo waho wa mbere tugeze ku wa 3. Ubundi dukuremo ibyifuzo tuze gusenga Imana. Yesaya 45 guhera ku murongo waho wa mbere haravuze ngo ibi ni byo Uwiteka abwira Kuro. Abwira nde? Kuro. Uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazagira gute? Nzakujya imbere ahataringaniye maringanize, nzamenagura inzugi n'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma, nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari njye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari njye Mana ya Isiraheli. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro. Tuzamuye amaboko duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Nibajye bavuga guhereza Imana icyubahiro ujye ubyumva cyane, kuko hari abantu bafite amaboko muri aya masaha atanyeganyega, atagira gute? Hari n'abantu amaguru yabo uko ugiye kuriya bagomba kukugarura. Ariko turashimira Imana, turashimira Imana yuko twebwe dufite amaboko mazima, amaguru mazima, kandi uyu mwuka duhumeka tukaba tutari kuri bomboni. Nimwahereza Imana icyubahiro mugatera haleluya. Bene data, ni iby'agaciro, ntiwabyumva, ariko ni ibintu bikomeye cyane. Njyewe nk'iri joro naraye Faisal, hari umuntu wari urwaye amaze imyaka 15. 10 n'ingahe? Yari arwaye kanseri, baramukasa amabere yose, bamujyana hanze, barongera baramugarura inaha, biranga. Umusatsi wamuvuyeho wose. Hari imiti bagutera ahantu hose hari ubwoya ku mubiri wawe bukikuraho, ukagira gute?
bukikuraho bagashyiramo amafaranga barayafite. Urumva imyaka 15 abantu bavuza umuntu, ntugire ngo ni ibintu byoroshye. Murimo murabyumva? Rero nibajye bavuga kuzamura amaboko ujye uyazamura, ujye uyazamura ubyumve cyane yuko Imana iba yakoze ikintu gikomeye. Murimo murabyumva? Duhereze Imana yacu icyubahiro. Rero Imana yampaye ijambo rivuga ngo Imana ikurikiranye umugambi wayo ku buzima bwawe. Abo babyakiriye nibo babyumvisha. Imana ikurikiranye umugambi wayo ku buzima bwawe. Mufate mu kiganza umubwire ngo ikurikiranye umugambi wayo. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Bibiliya iravuga ngo Imana yaturemye tutarabaho, itumenya tutaraba insoro mu nda z'abamama bacu, ababyeyi bacu batari bamenyana ngo barambagizanye babwirane amagambo meza, ariko Imana yari ituzi mu mugambi wayo. Imana yari ituzi mu mugambi wayo. Dusomye hano amana dusanze hano mu gitabo cya Yesaya. Bibiliya ivuze ku mugabo witwa Kuro. Kuro Imana yamuvuzeho atarabaho, Imana imuvugaho. Mama wa Kuro yitwaga Mandani. Noneho ise wa Mandani yitwaga Obusitani. Yari yaramubyaye ari umwana umwe. Noneho igihe kiragera, Obusitani aza kurota inzozi, arota umwana we yashyingiwe. Igihe kiragera arabyara, ariko uwo mwana abyaye ubwami bwe burakomera kurenza ubwami bwa sekuru. Igihe kiragera, kimaze kugera, Mandani arashaka. Akimara gushaka, igihe kiragera aratwita. Igihe kiragera, kimaze kugera igihe cyo kuvuka, ise Obusitani arangije arabimenya. Abadogiteri ababwira ngo uriya mukobwa wanjye mumara kumubyaza umwana ari bubyare, nta wundi muntu uramuterura, mumunzanire. Noneho bagira ngo ni impuhwe afitiye uwo mwana cyangwa ni ukumureba uko asa. Arangije noneho amaze kubyara uwo mwana, abaganga baramuzana, bamuzanira nde? Sekuru. Bakimara kumuzana, yaho yarebye uko asa, yaho yamwishimiye, atumizaho inkota kugira ngo amwice. Ariko icyo yarwanaga nacyo ni ukugira ngo aburizemo umugambi w'Imana. Ariko mufate mu kiganza umubwira ngo nta cyaburizamo umugambi w'Imana. Ongera umubwira ngo nta cyawuburizamo, Imana irawurinda. Ababyakiriye batera haleluya. Imana iwuhagararaho. Angishe noneho ngo azane inkota. Hamaze kuzana inkota, ayikura mu rwubati, agiye gutera uwo mwana ngo amwice. Ngabona uruhinja rurihindukije, akaboko karasusumira, arongera arazamura, agiye kwica uwo mwana. Ngo marayika w'Imana afatira ukuboko hejuru, ngo akaboko kaguma hejuru. Ariko ndashimira Imana yagiye ifata amaboko y'ibishaka kutwica. Ariko ndashimira Imana, hari byinshi byahigaga ubuzima bwacu, ariko Imana ikabihagarika. Ariko haleluya, ikabihagarika.
ngo arangije ngo ananirwa kumwica, ariko atari uko adashoboye kwica, ahubwo ari umugambi w'Imana. Yo ntago babyumvisha, ariko hari umugambi w'Imana. Ngo ahamagaza igisonga, haramubwira ngo genda ujya kunyicira uyu mwana. Haragenda ngo agiye kumwica, ageze agomba kumwicira, ngo asanga yibagiwe inkota yo kumwica. Wahereje Imana icyubahiro. Agezeyo asanga yibagiwe inkota yo kumwica. Ubwo turimo turahiga umugambi w'Imana uri kuri uyu mwana Kuro wavuzweho atari yabaho. Angishe noneho ngo igisonga yibagiwe inkota ahura n'umushumba. Urumva umwami agira amafamu, kandi mu mafamu habayo abantu b'abashumba baragira bagashakirayo abagore. Ahura n'umushumba aramubwira ngo wagiye kunyicira uyu mwana. Ageze aho aramujyana, ariko umushumba aravuga ngo mbere yuko njya kumwica, reka banze nyure mu rugo njye kureba uko umudamu ameze, kuko uwo mushumba yari afite umudamu utwite. Abanza kunyura mu rugo. Anyuze mu rugo asanga umugore we yabyaye, ariko yabyaye umwana upfuye. Umwana ugize gute? Asanga yabyaye umwana upfuye. Asanga arimo arataka, haravuga ngo amashereka amereye na, amashereka amereye na. None aravuga ngo tubigenze gute? Haramubwira none waruge bari bamaye umwana ngo njye kumwica, none se waretse tugashyingura uwapfuye ariko tukarera umwana muzima? Tureze Imana icyubahiro. Haleluya. Arangije aramubwira ngo reka turere uwapfuye, reka dushyingure uwagize gute? Dushyingure uwapfuye, ariko turere umuzima. Uwo muzima ni Kuro, ni umugambi w'Imana uri muri, ariko tureze Imana icyubahiro. Haleluya. Niba nawe ubishaka ko yamamara, uwo mwami w'abami niyamamare. Amashyi yanyu. Niba nawe ubishaka ko yamamara, uwo mwami w'abami niyamamare. Niyamamare, 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 niyamamare. Amashyi niyamamare, niyamamare. Niyamamare, niyamamare. Niyamamare, niyamamare. Niyamamare, niyamamare. Amashyi niyamamare, niyamamare. 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 Niyamamare, niyamamare.
mama ni ya mama. Kwani ya 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 mama ni ya mama. Oh, ulimana, 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 ulimana nziza, ulimana, 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 mana, twarakubonye, ushobora byose, hindura amateka, twarakubonye, utanga urubyaro, utanga ubwenge, Imana, ulimana, Imana, ulimana, Imana, ulimana, Imana, ulimana, Imana, ulimana, Imana, ulimana. Haleluya, 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 haleluya. Kama unapenda Yesu sema amen, 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 amen. Nakubwira ngo agiye kuguha akazi uhagurukire muri miliyoni 3 kuko ni Imana ibikoze. Wimugirira impuhwe, wimugirira imbabazi. Umuntu nakubwira ngo arakugurira igitenge hagurukira muri 500. None se akikuguriye kubera gukunda yarakubyaye se yakugiriye ku gisasi. Rero hagurukira mu bintu ariko duhaze Imana icyubahiro. Haleluya! Ngo arangije kufura ajya kwibere ashimira Imana. Imana idutegurira amabere tukonka. Ubwo ndimo ndashaka cyanditswe Imana ikagutegurira ibe umuntu akakwigisha atari so, atari mama wawe, atari anko wawe, atari anti, ukabyara akaguhemba, ukabyara akakugendaho n'imodoka. Nibera Imana iba yaguteguri. Ngiye guhanura muri iri teraniro, nashaka bari muri Canada, nashaka bari mu Rwanda, umuntu wari ufite ibyawe munyaganyaza umubwira ngo Imana igiye kumurotesha. Imana imuroteshe, Imana imuroteshe. Haleluya, zamura haleluya. Imana imuroteshe. Muri Yesaya 51:20 kangahe haravuga ngo umva wowe usinda utanyweye. Ibibazo biragusindishwa agenda bivugisha. Kagenda bivugisha ngo nibashaka bakinyweraho. Nibashaka nibashaka baziga cyangwa babireke. Niwacu ubundi twigeze twiga. Ibibazo biragusindisha. Shamwe ntago mubizi. Bikagusindishwa ugenda wivugisha. Wivugisha. Hari umuntu uherutse kurunwa n'imodoka mbona yarayobye umuhanda ramwe ngo uziko nta rindi hano. Ngo uziko bari Yesu we ariko duhereza Imana icyubahiro. Dereva, 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 dereva. Yesu niwe dereva kandi ntajya akora impanuka. Yesu niwe dereva kandi ntajya akora impanuka. Yesu niwe dereva kandi ntajya akora impanuka. Zamura haleluya. Angishe Mana ya Israheli we ngo bamushyira kwibere agira gute? Hari abantu bumva Imana yabonsa cyane abahari. Wowe nimba waracutse umuntu aragucutsa
mama wawe aragucutse ngo ntuzongera konka uzabaga wifashe, ariko Imana yikonyeshe. Rivera, Imana ironsa, ikonsa umusaza, ikonsa Imana ikagutereka mu mugisha uzagusazisha ugasaza utanduranye. Twaherazi hari abantu bashaka ko Imana ibonsa. Zamura ibiganza gukegira guke, zamura ibiganza. Uku kwezi kwa munani Imana iguhuza n'icyo wari ukeneye. Haleluya! Abantu bumva bakwihuza nabyo bahaguruke batere haleluya. Bihuze n'urushako rwawe. Konegite, ndagukonegita njye nutanabyumva, ndaguhuza. Angishe ngo aronka kuru, noneho haronka. Akimara ko ngo igihe kiragera, umushumba ubwo si we papa we ngo yajya ajya gukama mbere yuko ajyana amata ibwami, ngo akabanza guhera mu rugo ngo kura akanywa kuri ya nshyushyu. Yesu we, agatangira agenda guke. Yesu we, uratetesha. Yesu uronsa. Yesu we, sinarinzi ko wanyazuka, sinarinzi ko wangirira nezuka, sinarinzi ko wangirira nezuka, warakoze. Sinarinzi ko wangirira sinarinzi wangirira. Zamura ibiganza hejuru. Sinarinzi ko wangirira nezuka, warakoze Mana. Haleluya! Niyonka anywa inshyushyu arakora, ariko ma ujya urera abantu badafite shinge na rugero, bazungabana n'umuyaga. Ariko ma mugira gucya muvuye ngo haleluya. Angishe ngo aro, hakimara konka icyakurikiyeho hakanywa inshyushyu, ngagize imyaka 15, 10 n'ingahe. Akajya yumva ngo kuriya igushata nyuma jyauka yakumva ibyo bintu, arangira avuga ngo ndumva naba umusirikari. Urumva biraje cya kindi, buriya hari ikintu kikugendamo batakwica ngo bashobore. Agize imyaka 15 baravuga ngo umuntu uzaba umusirikare rero ni umuntu uzasimbuka runo rukiramende. Uzagira gute? Abantu bakaza barugeraho bakaba bararugwiriye, abandi bakaza barugeraho bakaba bararugwiriye. Nawe wicyane wasanga bararugwiriye. Iyo ufashe ideni uvuga ngo uraje uyabahe, ukamara ukwezi ukajya ugenda wibebera wagira ngo ntiwarugwiriye. Y'ubuzima bwawe ukuntu umuntu akubonye umwaka utaha n'uyu nguyu akabona ni kukiri, wagira ngo ntiwarugwiriye. Nari ngiye kubivuga kwa kundi bajya bavuga umwana yarugwiriye, bavuga ngo iki? Angishangara rugwira, ariko kuru uri mu mugambi w'Imana papa. Icyo nkundira umugambi w'Imana, ariko mundebe hano. Araza ageze kuri rwa rukirame, habara rusimbutse. Munyaganyaza umubwira ngo umugambi w'Imana uzagusimbutsa aho abantu batari kugusimbutsa. Munyaganyaza cyane, nyaganyaza undi mwegeranye umubwira ngo umugambi w'Imana uzagusimbutsa abarozi, umugambi w'Imana uzagusimbutsa indwara, umugambi w'Imana. Haleluya! Muri mwebwe ntihari abantu bagiye babona urupfu runuka ariko Imana ikarubasimbutsa?
narimo abantu bagiye bagenda bakababaga bagiye kugukiza ibibyimba cyangwa ugiye kubyara bakagusinziriza. Wari uzi ko abantu basinzire bose bagarutse? Urumva Imana itararugusimbukije? Kuba ufite abana ukaba udafite umwana w'idebiri, ariko Imana ntiyarugusimbukije. Haleluya! Kuba utarafunzwe ntabwo ari uko batakugambaniye. Abantu bumva Imana yarabasimbukije bahaguruke batera haleluya bashimira Imana. Haleluya! Bararugusimbukije Mana. Angishe kuba uhumeka uwo mwuka. Ejo nabonye umuntu, kiriya kintu baba barimo barareberamo ko umuntu birangira gikomeza gukora, ariko bakajya bafata akantu bagashyira ku mutima. Bashyira ku mutima, umutima ugera aho urangira, bakajya baza barimo bashitura umutima bagira gutya ngo bagira gutya bonye. Ariko wagira ngo Imana niyo yakoze ibintu bikomeye ku buzima bwacu. Tuzamure ibiganza tuvuge ngo warakoze Yesu. Abinyuma muzamure ngo warakoze Yesu. Akimara kurusimbuka rero bamugira umukuru w'abandi bose. Urumva ko ubuyobozi bushe? Angishe ngo bamugira umukuru w'abandi bose. Baramubwira ngo umva rero, ni wowe uzajya urugwira. Dore ibihano ngibi uzajya umuhana umuhane. Umunsi umwe ngo umwana w'umuntu ukomeye ngo arusimbutse ararugwira, Kuro ngo aramuhana. Akimuhana waragenda abibwira se, isazana n'umwana. Aravuga ngo ninde muntu nkubitiye umwana? Baravuga ngo papa wawe ninde? Arangije aravuga ngo papa wanjye nuriya. Nuriya. Baramubaza ngo none uriya mwana n'uwati? N'uwanjye. Umwami yegera uwo mwana hari we Kuro. Haramubaza ngo none tubwire byagenze gute? Ese koko ni wowe wamukubise bene aka kajya? Haravuga ngo mwana wanyemerera nkagira icyo nkubaza. Haramubwira ngo wowe nturi umwami? Ati ndi umwami. None se igihugu cyawe uyobora? Umwami aravuga ngo abakubiswe n'itegeko. Abakubiswe? Aravuga ngo rero nuko nabigenje. Umwami amvishe ayo magambo, arangije ahindukirira cya gisonga. Aramubaza ngo harya umwana naguhaye kwica waba waramwishe? Itekereza igihe abyibukiye. Arangije amubaza ngo umwana naguhaye kwica waba waramwishe? Aravuga ngo nagiye kumwica nibagirwa inkota, ariko namuhaye umushumba. Begera umushumba, wowe mwana baguhaye kwica waramwishe? Ati woya. Cyagenze gute? Nasanze umudamu wanjye yabyaye umwana wapfuye, ndera umuzima kingura uwapfuye. Ariko duhereza Imana icyubahiro, bazajya gushiduka ibyo bagombaga gukora ntaki byarabapfubanye. Duhereza Imana icyubahiro. Haleluya! Haleluya! Bazajya gushiduka ibyo bagombaga gukora byarabapfubanye. Umwami araza, akimara kuza ngo agera kuri Kuro. Haramubwira ngo Kuro, reka ngwino hano papa, ngwino wowe ari wowe ntanga urugero. Haramubwira ngo Kuro mwana wanjye, Kuro mwana. Icyambere mbabarira, narakwishe, ariko umugambi w'Imana uguhagararaho. Ntabwo babyumvisha we. Narakwishe, ariko umugambi w'Imana, ariko umugambi w'Imana uhagarara ku buzima bwawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ahawe haba haribagiranye, ni ukubera umugambi w'Imana ukuriho. Angishe aramubwira ngo icyambere wambabarira, wagira gute? Ndagira ngo nkubwire ngo bagiye kugusaba imbabazi abagukomerekeje. Bagiye kugusaba imbabazi. Bamwe bavuga ngo ntacyo uzimarira. Aramubwira ngo wanyemerera ukaza, uriya ntabwo ari nyoko wonse. Ntabwo ari nde?
uriya ntabwo ari nyoko wose, uriya ntabwo ari so, uriya ntabwo ari ankowa, uriya ntabwo ari antiwa. Wanyemerera ukaza nkajya kuguhuza na papa wawe, nkaguhuza na mama wawe, ngamufata ukuboko, haguruka nawe papa, haguruka, ngamufata ukuboko, aramubwira ngo nguyu papa wawe, aramuhobera. Agira gute? Aramuhobera. Bwira abantu batatu, babwira ngo Imana iguhuze na kuro wawe. Kuro wawe yaba ikintu wari ukeneye, Imana iguhuze na kuro wawe, Imana iguhuze n'icyo wasabaga Imana. Komera Imana yacu mu mashyi. Bikwemereye muvivura ariko birimo muri byavuze ngo kwa Yesu dufite ubutwari, dufite ubushobozi iyo twizeye amagambo ye. Ngo arangije ngo amufata ukuboko amuhuza na mama we. Hari ibintu ukeneye ko Imana iguhuza nabyo? Hari ibintu wasabye Imana, hari ibintu umaze imyaka myinshi usaba Imana, ukaba wumva Imana yagufata ukuboko, Imana yagufata ukuboko ikagenda ikaguhuza n'umugisha wawe, ikaguhuza n'igishoro cyawe, ikaguhuza n'ubwenge bw'abana bawe, ikaguhuza n'inzu yawe, Imana igufata ukuboko. Ijambo twasomye yavuze ngo uwo nimikishije amavuta niwe mfashe ukuboko kw'iburyo. Icyambere kugira ngo Imana ikuneshereze amahanga ari imbere ya, ni wowe mfashe ukuboko. Ntabwo Imana ifasha abanzi bawe, ntabwo Imana ifasha ibikurwanya, ni wowe mfashe ukuboko kugira ngo icyambere nkuneshereze amahanga. Amahanga ari imbere ya. Amahanga ni iki? Abantu bose batazi ikintu Imana yakuvuzeho, mubwire ngo bigiye gusobanuka, bigiye kugira gute? Kera haleluya. Ni wowe fasha ukuboko. Bene data, tugeze mu bihe bikomeye. Zamura ikiganza uvuge ngo Mana mfata ukuboko. Nimba utabishaka ubireka, ariko ubishaka navuge ngo Mana mfata ukuboko. Fata ukuboko kwanjye ungendeshe, unjyana ungeza heza. Uwiteka sinagira hongera ntagufite mwama ushaka. Baya uruta Dagoni, uruta ibigirwamana, uri Imana Haleluya. Tugeze mu bihe Imana igufate mu kuboko. Ndahanuye urugo rwawe Imana irufata amaboko. Aba bana tubyara Imana ibafata amaboko. Rivera Imana idufata amaboko. Tugeze mu bihe bikomeye. Aba waruzi ko bakomeye babaye hasi, ariko ma fata ukuboko ma. Ho mugira gucya ngo Mana mfata amaboko yanjye ungeze aha. Haleluya, haleluya. Uwo mubyeyi uteruye umwana, Imana irangiye kubona mbona ifashe muswa iguhanaguye amarira. Andi yera iravuze ngo hanyuma yo kuguhanagura amarira, Imana izamuye ubuzima bwawe. Imana izamuye ubuzima bwawe. Najyaga kubona nkabona urimo kugera muri esikariye ya kabiri, ukongera ugasubira ku ya nyuma. Nkabona urimo ugenda uzamuka,
ukongera ugasubira ku ya nyuma, wagera ku ya nyuma ugasigara umeze gutya, ugasa nkaho ukora bimwe bavuga ngo marishe siri place, ugenda umavinga ariko ariko yara yambwiye ngo nonaha ubuzima bwawe Imana irabuzamuye kandi yara iguhanaguye amarira. Imana irambwiye ngo inzozi warose uwo mwana wawe pfa ntago agipfuye, Imana yavuze ngo imuhaye kubaho. Muzamure haleluya cyane, haleluya. Papa haguruka, wowe inyuma haguruka. Imana irambwiye ngo ikuye intambara zari ziri imbere yawe. Icya kabiri, hari umutego Imana iteguye. Cya gatatu, Imana irambwiye ngo imurikire intambwe z'ibirenge byawe, kandi yera yambwiye ngo ibyari byagucanze Imana irabicanguye. Banguka ukora muri biganza, Imana irambwiye ngo nkubwire irabicanguye. Zamura haleluya. Abari baravuze ngo uzajya muri gereza ntabwo uzayijyamo. Irambwiye ngo yaguhaye agakiza wari ugakeneye. Niko bimeze. Andi yari iravuze ngo noneho ubu tuvugana, Imana igushyiriyeho umurongo wo kubaho. Baho! Imana iravuze ngo igushyiriyeho umurongo. Ndabona ibintu ukora ibintu bicanga byanga, uribaza ngo nzabigenzana. Ariko nubwo abagabo batarira amarira asohoka, ariko irambwiye ngo hari amarira warize. Ariko Uwiteka arambwiye ngo nkubwire ngo amanukanye imbaraga. Mbonye abantu batabyumvishe, uko wagira ngo ni Abayehova. Mbonye Imana imanura imbaraga zidasa. Haleluya. Imana imanuye imbaraga zidasanzwe zigiye kumanura ibisubizo byawe. Imana irambwiye ngo igutabariye muri iyi ministeri, ikugize umukozi w'Imana muri iyi ministeri. Imana pare tayefo, pare ko, pare stifo, pare wa shatita, pare rebosika, pare rebonema, pare shita, pare rebo, pare fosika. Zamura haleluya. Ndabona Imana iguhindura umuntu udasanzwe. Bakureberaga kuko bakuzi ngo uriya senga yego ratuzuzwe. Ariko abantu badafite cyari bahaguke batere haleluya. Haleluya. Ugiye kuba umukozi w'Imana ukomeye muri iki kinyejana. Shita. Ndabona imbaraga zidasanzwe zimanukira ubuzima bwawe. Ngizo zimanutse zakire. Akira revival. Ore boshe kostaibo. Ebonema. Wa mugabo we. Imana. Ariko wampobeye papa. Mpobera neza. Papa. Bana wa mageshi na mageshi. Ugiye kubona Imana mu buryo bukomeye. Ndabona Imana iguha ibintu bimeze nk'amamodoka, amazu. Ndabona Imana wa mugabo we. Dore ukuntu bareba batangiye gushyira mu mibare.
tera haleluya eshatu wisubiraho mwicara mumwikirize. Haleluya. Haguruka wowe. Yego wowe mama. Ati fa onesta epo onema. Umbukundi yarivuze. Nderetswe noneho. Neretswe ibintu bikomeye. Abantu batanezerwa ubu bazanezerwa hehe kukoma. Komanda. Umbukundi yarivuze. Muzamura ibiganza mwese mugira guki. Abantu bakeneye kumva Imana ivugana bahaguke batera haleluya babwira ukuntu Imana ivuze. Imana ibahaye imbaraga. Oh. Siwa. Ibi ni bikima. Ha. Yesu we. Banumva ibintu. Ariko ma. Haleluya. Iyera. Iravuze ngo higa yo gukomereka hari ukomorwa. Cya kabiri irabwenge igushize ku rutonde rw'abantu bazarama. Abantu bazarama. Cya kane Imana igupfuyeho. Ibyihagurukije utabyihagurukije. Imana irabyicaje. Wateharwa nibo byumva mama. Irongera kubatse mu bishya. Haleluya musubire. Haleluya. Ngo bazayibure ha? Ikindi bone bashaka bashwiragire bagende ariko Imana ntabwo uzigera urwara bwaki. Uwiteka bambye amahema ku buzima bwawe. Twakomera Imana mu mashya twayihore. Haleluya. Avuga ngo ni wowe mfashe ukuboko. Haleluya. Ikindi ukuguru kunda gukinisha nukuhe uko kuguru Imana irakurinze iyicarire. Haleluya. Wowe mama urebye mu ishakoshi haguruka. Imana irambwiye ngo ikurinze ibintu bimeze nk'akavuyo mu rugo utarugizemo uruhare, abi wowe batari bagizemo uruhare, ariko ugashungerwa n'abantu bakavuga ngo Imana yawe bashya. Imana irambwiye ngo ako kavuyo kari kazanywe n'abadayimoni byaba bapangaye byaba ibiki, Imana igakuyeho. Suzuguriro. Kandi iravuze ngo ati fa aho bavuze ngo ntuzavayo, Imana igukuje y'imbaraga zayo zikomeye. Niko Imana ivuze. Haleluya. Wowe haguruka. Kizungera uryo cyumva. Saba abantu ko batavuga mbafashe cyangwa ihore. Uracyumva? Ubu tuvugana Imana irambwiye ngo igukwiye kizungera cy'abadayimo n'umutwe w'uruhande rumwe. Andiye iravuze ngo nona mu murimo niho harimo ubutabazi. Duhereze Imana icyubahiro. Angishavuga ngo ni wowe mfashe ukuboko. Twagiye twubaka baduhaye amezi Imana yahindura imyaka. Y'ikintu igiye gukora igiye kubakenyuruza ibambura ubutware, ibambura ubushobozi, ibambura imbaraga, ibambure. Haleluya. Zakenyuruza aba kugira ngo ngira gute, kugira ngo ngukingurire amarembo. Bwira abantu nka batatu ubabwira uhagaze ubabwira ngo hari amarembo Imana ikinguye atazongera gukinga. Uwicaye umwihorere. Bwira batatu babwira ngo hari amarembo
Imana ikinguye atazongera mwazamuye haleluya mumvugira ngo Imana Imana ishobora byose Imana Al-Shaddai Imana Amina haleluya zamura haleluya nzakenyuruza abantu kugira ngo ngukingurire amarembo soza n'amarembo yawe ntabwo azongera yugarirwa mugira guke muvuga ngo ntazongera kugarirwa umuryango Imana igiye gukingura ntawe uzongera kuwugara Ange avuga ngo nzaguha ubutunzi buri ahantu h'umwijima utigeze kumenya kugira ngo umenye yuko hari igihe Uwiteka uguhamagaye mu izina kubw'umugambi wawe naho twanyura mu mazi ntabwo azadutembana naho twanyura mu muriro ntabwo uzatwotsa nubwo batujugunya uzaturamira zamura cyane haleluya nsoza hari abantu batari bakira Yesu nk'umwami n'umukiza zamura ikiganza cyawe nawe ngufashe kugira ngo umugambi w'Imana ujye ukubaho umuntu uzi ko atari yakira Yesu nk'umwami n'umukiza zamura ikiganza kandi nimba ari ntawe turakomera Imana mu zamura ikiganza nimba uhari abandi mukomera Imana mu mashyi nimba ntawe uhari mu minota 2 nsigaje ngo dusenge tugiye kuvuga ngo warahabaye cya gihe abana ntibaze umuntu uzi ko ashoboye gukubita umudiho hasi awukubite ubundi tute twakira abayobozi basenge tubihurizemo dutahe mwereze Imana icyubahiro warahabaye Mana we warahabaye cya gihe warahabaye Mana we warahabaye cya gihe warahabaye cya gihe warahabaye cya gihe